Halo bakunzi ba Women in God Ministry channel, ndabaramukije mwese. Yesu nashimwe. Karibu mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turi busange muri Esiteri ibice 4. Reka dutangire dusome. Nuko Moridekayi amenya ibibaye, ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, yitera ivu, arasohoka ajya mu murwa hagati, araboroga, ataka ijwi rirenga ry'umubabaro, ajya imbere y'irembo ry'umwami kuko ari ntawabashaga kunyuramo yambaye ibigunira. Kandi mu bihugu byose aho itegeko n'iteka by'umwami byageraga habagaho umubabaro mwinshi mu Bayuda, bakiyiriza ubusa, bakarira, bakaboroga, kandi benshi muri bo biryamira hasi ku bigunira no mu ivu. Reka dusimbuke dusome n'umurongo wa 14. Kuko niwicecekera rwose muri iki gihe, nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Nuko Esiteri atuma kuri Moridekayi, aramusubiza ati, genda uteranye Abayuda bari i Shushani bose, mwiyirize ubusa munsabire, mumare iminsi 3 mutanywa na nijoro, mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, iyi ni inkuru yo muri Esiteri. Ni inkuru abantu benshi bazi y'ukuntu Hamani yagambaniye ubwoko bw'Abayuda, agashaka kuburimbura biturutse kuri Moridekayi kuba ataramwunamiraga ngo amuramye. Rero Abayuda nakunze uyu muco mwiza bari bafite, ngo bamaze kumva ko itegeko ryasohotse ryo kubica no kubarimbura, ngo buri Muyuda wese aho yabaga ari akabyumva yahitaga agira umuborogo ukomeye, ariko akaboroga borogera Imana, ngo agakuramo imyambaro ye akambara ibigunira, agafata umwanya wo guca bugufi imbere y'Imana, agasaba Imana imbabazi, agasenga, agasengera Abayuda bose, agasengera ubwoko bwose bw'Imana bwendaga kwicwa. Rero Abayuda ni twebwe muri iki gihe, dusubije amaso inyuma tubona ibintu byinshi byahagurukiye umuntu witwa umukristo muri ibi bihe, ariko natwe twakagize umuco mwiza nk'uw'Abayuda, tugateranira hamwe gutabaza Imana yacu iri mu ijuru. Ni Imana ikunda abantu baca bugufi, kandi ijambo ryayo ryaratubwiye ngo aho 2 cyangwa 3 bateraniye, Imana iraza ikaba iri kumwe nabo. Abayuda b'iki gihe twakabaye tubyumva, tugateranira hamwe, tugakuramo imyambaro y'igiciro Imana yaduhaye, tukava ku buriri bwacu bwiza, natwe tugafata ibihe byo gusengera, ibihe bitoroshye ku bantu b'Abakristo, ku bantu bari mu nzira igana i Siyoni. Ngira ngo murabibona ko inzira irushaho kugenda ikomera kandi igoye abagenzi benshi. Niyo mpamvu bikwiriye yuko mu masengesho wowe muntu w'Imana ukora, ukwiriye kongeramo gusengera umurimo w'Imana. Ahari aho icyatumye Imana igusigaza biriya ntibibe byaragutwaye, benshi baratambutse, aburuta ndetse n'abakorotaga bagiye ureba. Ahari icyatumye Imana igusigaza no kugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'iki. Rero reka twe kurebera, ahubwo dufate iya mbere, twigire ku Bayuda nyakuri batubanjirije, twige guca bugufi imbere y'Imana, dusenge kugira ngo Imana ikure ku Bakristo Hamani ubari inyuma. Murakoze rero, ndabakunda. Iri ni ryo jambo ry'Imana rimbazaniye uyu munsi. Nawe ufite intambara n'ibigeragezo biri kukurwanya, ngo kuko ukwiriye gusenga, no gusenga amasengesho yo kwiriza ubusa, ugakuramo iby'igiciro, ugaca bugufi imbere y'Imana, kuko ari Imana ikunda abantu bacishije bugufi, bicisha bugufi, ukaba hambo n'umutima wawe wose. Imana nayo izamanuka ibane nawe. Tuzabonana ubutaha rero. Ndabakunda. Imana ibahe umugisha. Bye.